ikaze nanone ku kiganiro kuri televiziyo yacu TV kugezaho ibiganiro by'iyobokamana, hanyuma tukabagezaho ukuri nyako ku bitabo bigiye bitandukanye, yaba Bibiliya ndetse na Korani. Muri iki kiganiro twifashisha impuguke zigiye zitandukanye kugira ngo aho dusobanukiwe bagende batwunganira. Ni ikiganiro twateguye kugira ngo impande zombi zisobanukirwe ku bintu bimwe na bimwe bagenda badasobanukirwaho neza, rimwe na rimwe ugasanga babishidikanyaho cyangwa se ntibabyumva kimwe. Uyu munsi reka tuvuge ku ndirimbo ese byagenze gute kugira ngo Abisilamu bose, hafi ya bose, ndetse bemera ko indirimbo ari haramu cyangwa se zitemewe. Bimwe abakirisitu bibaza ati kuki Abisilamu bataririmba mu nsengero ndetse n'ahandi habaye ibirori by'Abisilamu usanga nta ndirimbo ziharangwa. Ibintu abakirisitu bavuga ko Abisilamu bafata ibintu bakihimbira. Twabajije Al-Hajj Kamana Sulaiman yatubwiye impamvu ibi bintu byose. Yavuze ati biroroshye rwose, niba ushaka kumenya impamvu Abisilamu tutaririmba biroroshye, sindi bwaguha urugero muri Korani, ahubwo ndakujyana muri Bibiliya yawe. Twateze amatwi atubwira umurongo tugomba gusoma. Nk'uko mubizi mwese, Bibiliya murazigendana cyangwa se bamwe muranazifite mu matelefoni yanyu. Twaje twirukanka koko tujya kureba niba uwo murongo koko urimo ubuza indirimbo, cyane cyane ko hari igitabo cy'indirimbo muri Bibiliya ntagatifu. Reka dusomere hamwe umurongo yaturangiye muri Amosi 8 ku murongo waho, umbabarire umurongo cyangwa se Amosi 5 ku murongo waho 21. Handitse ngo nange ibirori byanyu ndabigaya, kandi ntabwo nezezwa no guterana kwanyu kwera. Naho mwanambira ibitambo byotswa mukanura n'amaturo y'amafu, sinzabyemera, kandi sinzita ku bitambo byanyu by'uko ari amahoro rwose byatunganyijwe ubu cyangwa se by'amatungo yanyu ashishe. Ibi ngibi twabisomye twibaza impamvu nyinshi, ariko dukomeza kumuhata ibibazo, aratubwira mu ivunika rwose. Reka mbarangire undi murongo. Twagiye gusoma none muri Amosi 8 ku murongo wa 23. Handitse ngo nkuraho. Aho hantu tucyasoma yahise duca mu ijambo ati soma neza. Yaduhaye umwanya wo turamushimira, yatubwiye ngo musome neza aya magambo, nubwo ari matoya ariko muravanamo igisubizo cya nyacyo. Twasomye twitonze koko, mukurikire mwumve. Nkuraho urusaku rw'indirimbo zawe, kuko nashaka kumva ijwi ry'inanga zawe. Aho ngaho yahise ashyira akadomo, avuga ko atari bwongere kuvugaho n'ijambo na rimwe, ati keretse nimuganira ku bindi. Yatubwiye amagambo menshi, tumubaza ibi bintu byose ahantu abikura, cyane cyane ko iyi mirongo aba ayifite mu mutwe we, ariko yadusetse cyane. Yavuze ngo iyi si iyobowe n'abantu hafi ya bose bigira ko bafite ubumenyi ariko badafite ubumenyi. Twatekereje kuri iryo jambo, twongera tumusubirisha amati uvuze ngo iki? Yasetse cyane aravuga ati hari abantu batunze ibi bitabo ariko batazi ibirimo imbere indani. Twamara ati aho ntushatse gusuzugura abapasiteri ndetse n'ababishopu mwicaranye? Yavuze ati nawe nari ngamije gusuzugura. Ati ariko niba uri kumbaza ibibazo ufite ibisubizo, ati ni ahantu utandukaniye na mwarimu. Ati burya abarimu nabo, ati ni nk'uko. Twakomeje kuganira adusetsa cyane, ashyiramo n'utuntu two gutebya, maze tugera naho tumubwira ati ese
ni ukubera iki abayisilamu mutarya ingurube? Nabwo yavuze ngo igisubizo kiri hafi, yahise adutembereza mu Balewi, yatubwiye ati ngaho nimwisomere ijambo ingurube mu Balewi icyo Imana yarivuzeho. Yabanje kudutunga agatoki ati se mwemera Bibiliya? Bamwe muri twebwe bavuze ngo yego koko turayemera. Ati nibyo biroroshye niba muyemera koko. Ati none si ibyo bwavuge murasanga koko, mugasanga ari ukuri murabyemera? Twese tudashidikanya ati turabyemera. Yahise atubwira atarya indimi ati ngaho nimurambure Bibiliya zanyu, abafite telefone ndetse n'abafite ibitabo mubishyire hariya. Twarambuye nta kuzuyaza aratubwira ngo musome mu Balewi 11 ku murongo wa 7 kugeza ku 8. Ati ariko nanone murasaba gusoma mwitonze. Nanjye nahise nterera akajisho n'amatsiko menshi ati ndebe koko kari ukuri. Nanamubajije ati se iyo Bibiliya ni yera cyangwa ni ntagatifu? Arambaza dushaka iyihe? nabwo ati ni yera, kuko rero duhuriye ahantu abantu hafi ya twese. Yambwiye ati tangira usome ngaho wahageze. Nanjye ndagusaba gutega amatwi. N'ingurube kuko ari ikizira, n'ingurube kuko yatuye inzara ngo igire imigeri igabanije ariko niyuze, nayo ni igihumanya. Yongera arambwira ati subiramo ayo magambo. Ati ndi kumva uri kubisoma nabi. Nanjye ntago nari ndimi nasubiyemo. N'ingurube kuko yatuye inzara ngo igire imigeri igabanije ariko niyuze, nayo ni igihumanya kuri mwe. Aho yahise hatsindagira cyane, ariko reka dukomeze twisomere ku 8. Inyama zazo ntimukazirye, n'intumbi zazo ntimukazikoreho, ni ibihumanya kuri mwe. Yahise atubwira ati sinongera kuvuga ijambo na rimwe. Ati ibi ngibi muri kubikora muri Bibiliya zanyu. Ati none se ni ukubera iki mwakomeza kumbaza ibibazo nk'ibyo ngibyo? Twashatse kumubaza byinshi, atubwira yuko byose bifitiye ibisubizo. Ati ariko nawe ari umuntu arananirwa. Ati kandi ashobora kukubwira ugasanga akubwiye bimwe na bimwe atatekereje neza, rimwe na rimwe akibeshya kuko ari umuntu. Yatubwiye yuko nitumukenera tuzongera tukamuhamagaza mu kiganiro aba hari nta kibazo. Hanyuma wowe ukurikiye iki kiganiro waba wungutsemo iki? Niba hari inyunganizi y'igitekerezo twandikire kuri 079 20 18 021. Ibiganiro nk'ibi ngibi muza mubikurikira kuri Yacu TV. Turasaba kugira ngo mukore subscribe kandi mukande n'ukazogera, hanyuma mujye mukora share. Ibiganiro nk'ibi ngibi ari ingirakamaro, bigire no ku bandi. Amahoro y'Imana kuri mwebwe.